Yes, nyemerera nguhikaze kandi ngushimira ko bivuga kuri isi dutuye aho ikoranabuhanga rimaze kugira isi yose umudugudu umwe. Umukecuru rero wo mu karere ka Musanze nawe akaba yarabyumvise vuba ubundi agatangira agakoresha ikoranabuhanga. Ubu ngubu rero rikaba rimaze kugira byinshi bimugezaho. Uyu rero n'umukecuru witwa Nyirabutarure Donna wo mu karere ka Musanze umaze kumenyerwa cyane hano muri sinema nyarwanda cyangwa se nk'umunyarwenya, akaba n'umukinnyi wa filimi ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda. Wakibaza rero uyu mukecuru yaje mu itangazamakuru ate, yaje muri sinema gute, kugera naho abantu bavuze bati uyu niwe mukecuru waciye agahigo ko gukina sinema nyarwanda kandi ashaje, kuko niyo urebye kuri iyi mihanda nk'uko urubyiruko muri iyi minsi rubivuga ubona yuko ari umukecuru ufite imyaka myinshi kandi ukomeje kubica bigacika, ukomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga ku buryo bukomeye cyane. Se nawe haba ari byinshi bitandukanye ujya wibaza kuri uyu mukecuru ukomeje gukina amafilime atandukanye n'amakomedi kuri TikTok, Instagram, akaba akomeje kugenda avugisha abatari bakeya. Ese ari byinshi waba umwibaza? Unyemerera rero tubane muri iki kiganiro, muri iyi video tugiye kuba twakugezaho byinshi kuri uyu mukecuru ukina filimi zitandukanye cyane cyane aho agaragara mu bya Rubanda TV, ubundi ubashe kugira byinshi umumenya. Ikintu rero nkwibutsa hano gukora subscribe hano kuri Magic Media Rwanda kugira ngo nubundi n'ubusanzwe ujye wibonera amakuru meza atandukanye tuba tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu mukecuru rero avuka mu karere ka Musanze, yitwa Nyirabutarure Donna, niyo mazina akoresha nk'umuhanzi cyangwa se umukinnyi wa filimi, ndetse aho yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga Instagram, TikTok na YouTube, aho rero agaragara kuri YouTube channel yitwa Ibya Rubanda TV aho akinana n'abana be babiri, ndetse akaba agaragara no mu zindi filimi zikinamo Nsabe ndetse na Biziyo bijyabe. Ndetse uyu mukecuru akaba akomeje kugenda abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bakomeza kugenda bavuga bati ntabwo bikwiye rero cyane yuko umukecuru nawe yajya muri ibi bintu by'imyidagaduro ndetse no gusetsa abantu, bakavuga bati ntabwo bikwiye. Abandi rero bakavuga bati ahubwo uyu mukecuru yarasobanukiwe, yamenye akamaro k'ikoranabuhanga, yamenye neza iki ikoranabuhanga rimaze, ubundi batangira kugenda bamushimira. Rero nk'uko amakuru tuyakesha umunyamakuru w'Igihe wamusuye akamuganiriza byinshi bigiye bitandukanye, uyu mukecuru yakomeje kugenda atangaza yuko yafashe umwanzuro wo kuba yakina komedi, ariko nanone ntabwo byamutunguye ngo kuko yabyirutse ari byo bintu yiyumvamo mu maraso, ari byo bintu bimurimo, ahubwo abura uko abigaragaza, abura uko abyerekana. None yabonye amahirwe ashaje, ngo rero ntabwo yayitesha, ntabwo yayapfusha ubusa, agomba kuyakoresha kugeza ageze ku gasongero k'inzozi ze, dore yuko yatangaje yuko ashaka kurenga Nsabi cyangwa se akamukurikira akabuka kabiri kuri Nsabi muri komedi n'imyidagaduro ndetse no gukina filimi hano mu Rwanda. Uyu rero Nsabi nawe muramuzi yuko avuka ari mu karere ka Musanze kandi ikindi bakaba abakinana. Yatangaje yuko rero umuhungu we ari we witwa Ibya Rubanda, ndetse uyu muramuzi cyane mu Bya Rubanda TV, niwe ngo umumanaginga cyangwa se niwe ushinzwe kureberera inyungu z'ibikorwa bye, dore yuko bakorana. Kandi akavuga yuko iyo agize igitekerezo akumva igitekerezo kimuje mu mutwe, ahita amubwira ati mwana wanjye nunga kamera ubundi ngirira ibyo nivugira, ngira ibyo nibwirira abanyarwanda bisekereye, ariko atari uguseka gusa, ahubwo baniga amasomo y'ingenzi, baniga ibintu by'ingenzi. Nyirabutarure Donna akomeza kugenda avuga yuko ibi bintu abikunda cyane kandi azakora igishoboka cyose agakomeza kubinoza kandi akagera kure hashoboka, dore yuko yifuza yuko yakuramo amafaranga menshi ndetse akiteza imbere, akabona ikimutunga, akabona n'ikimubeshaho kandi agakomeza kwamamara. Abantu benshi rero bakomeza kugenda bamunenga, abamunenga rero akomeza kugenda babwira ati ngewe ibyo ndimo ndabizi, aho njya ndahazi, naho mva ndahazi, kandi ibyo ndi gukora ndabisobanukiwe neza cyane, kuko ngewe ndi guca akabando k'izabukuru, akabando nzicumba maze gusaza. Abantu rero bakomeje kugenda bamunenga nabo, bamwe rero bakomeje kugenda bavuga bati uyu mukecuru yarasobanukiwe cyane, yamenye iki ikoranabuhanga rivuze, nubwo hatabura n'abagenda bamunenga bavuga yuko ibintu ari gukora atagakwiriye kuba ari kubikora. Uyu mukecuru rero Nyirabutarure Donna akomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga, aho ugeze hose ubusanga bari gukina ibihangano bye, bari kureba komedi ze cyangwa se bari no kuri YouTube channel Ibya Rubanda TV bakomeza kugenda bamukurikirana, ndetse no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye
nka biziyobya, aho bagenda bamukurikirana bareba uyu mukecuru basobanukirwa neza uburyo ki agenda akina komedi zigiye zitandukanye n'uburyo ki agenda asetsa abantu. Uyu rero Nyirabutarure nuko akomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga. Ni nyuma yuko rero uyu ari we muntu ushaje cyangwa se ari we mubyeyi ufite imyaka ikuze, ari we mubyeyi ukuze ukomeje kugenda agaragara muri komedi nyarwanda, ndetse abantu benshi bakagenda barushaho bamushima, bamwe bamushima abandi bamunenga, ariko abandi uyu urebye neza iki gihe amahirwe igihugu cy'u Rwanda cyatanze cyo kuba haba hari internet imeze neza ikora neza, we rero yaratekereje aravuga ati gukina komedi gusetsa abantu ntago bigendera ku myaka, ntago bigendera ku gihe umaze ku isi, ahubwo upfa kuba ufite impano, ibintu bikurimo ushobora kubikora neza kandi ukaba ubishoboye, nta cyatuma utabijyamo ngo ubikore. Niyo mpamvu rero nawe yafashe umwanzuro wo kwinjira muri komedi, wo kwinjira muri sinema nyarwanda, mu myidagaduro yo mu Rwanda, agakomeza kugenda ashimisha abatari bake, dore yuko kugeza ubu ngubu imbuga nkoranyambaga zimaze gutigita, zimaze kunyeganyega kubera ibikorwa by'uyu mukecuru wo mu karere ka Musanze, kandi ukabona yuko ari ikintu abantu bamwe bishimira nubwo hatabura n'ababinenge. Se ubundi wowe uri kubyumva ute? Uri kumva yuko kuba uyu mukecuru yaraje muri sinema nyarwanda, yaraje mu rwenya ndetse no gusetsa abantu ku mbuga nkoranyambaga, wumva ari ikintu cyiza cyangwa nawe wumva bitagakwiye? Rero watubwira muri komenti uko wowe ubyumva. Ikintu rero twakigira kuri uyu mukecuru, uyu mubyeyi mu by'ukuri ubona yuko akuze cyane, dore yuko afite umuryango, afite abana, ndetse nuko yakomeje kugenda bitangaza afite umuryango avukamo, akagira urugo ndetse akagira n'umuryango yashatsemo, kandi mu by'ukuri niyo bamunenze cyane niyo bamubwiye nabi wabifata nk'ibisanzwe, kubera yuko gukina sinema, gukina komedi ari ibintu biri mu maraso ye akunda cyane. Ikintu rero twamwigiraho rero uyu mubyeyi nuko burya gukora ikintu runaka bitagombera imyaka, nibigombera ubukuru, ibintu bipfa kuba bikunda, ariko nanone bikuri mu maraso. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko ukora ikintu kubera ko nyine ugikunda kikuri mwe bafite mu gihe gikwiye, kuko hari n'abantu baba ari bakuru, hari abantu bari batoya, kandi mu by'ukuri hari abantu baba bakiri batoya bafite impano ugasanga banze kuzikoresha, bagera mu za bukuru rero ugasanga nibwo bibutse kuba bakora ibyo bintu. Uyu mukecuru rero we nubwo abikora avuga yuko atabonye amahirwe yo kuba yabikora akiri mutoya, ariko byari bimurimo. Wowe impano ufite uri kuyikoresha iki uyu mwanya? Ese impano yawe waba waratangiye kuyibyaza umusaruro, waba waratangiye kuyigaragaza? Ni impano Imana yaguhaye, gira uyerekane, gira uyikoreshe, ubundi gutunge kandi girire akamaro n'abandi bantu. Reka rero dukoreshe iyi internet tuvuga ibyubaka, dukora iby'ingenzi kandi tugaragaza impano zacu, twiteza imbere kandi duteza imbere igihugu cyatubyaye. Reka rero nanjye nkubwire ngo hano uri ni kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho twiyemeje kugenda tukugezaho amakuru atandukanye abavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, by'umwihariko amakuru abakomeza kugenda avugwa mu myidagaduro, kugira ngo nawe uyamenyere ku gihe. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba wari warahageze utarakora subscribe, rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo wiyunge n'abanyarwanda n'abantu benshi bagiye batandukanye biyemeje kubana natwe ngo dukore umuryango umwe, kandi tubashe kuba twabagezaho amakuru muyabonere ku gihe. Reka mbashimire rero mbabwire ngo amakuru tugenda tubagezaho n'ibiganiro nakagaruka, ntabwo tuzigera tubatenguha habe na rimwe. Ciao ciao.